dukomeze inkuru yacu ya Edmo ndetse na Nicole bakomeje kubanaho muri ubwo buzima bishimiranye, nyine buri wese yita ku wundi nk'ibisanzwe bavugana all night, nyine communication ari 100%. Byari byiza pe, wabonaga ko birashimishije. Edmo yaje kubona amahirwe yo kuza kujya gukora hanze y'igihugu bya burundu. Nicole biramubabaza cyane, abura uko yabigenza, abura n'uko yabigenza pe. Gusa Nicole yaje kubwira Edmo, arambwira ati Edmo nzaza kugusezera ariko hari umushuti w'umuhungu, nyine ni umushuti wanjye, ni umuhungu, ndumva tuzazana kugusezera. Edmo byaramubabaje cyane, wahise ubona ko biramutushije. Yahise abaza Nicole, aramubwira ati se uwo muhungu yitwa nde? Aramubwira ati uno muhungu yitwa Doxa. Amubwira ati Doxa nose mufitanye ubuhe bushuti? Amubwira ati come on, nose abantu bose turi inshuti, nyine turi inshuti biri aho uko twamenye. Okay, understand. Ubwo Edmo yahise amubwira ati rero ngiye kuzajya hanze, uzitwararike nyine uzaba umukobwa mwiza. Nicole aramureba aramubwira ati what do you mean? Ushatse kuvuga iki? Nyine nzitwararika nk'uko bisanzwe biri tu. Ya gusa hari igihe wazaza uje no mu gikwe da, ntawamenya ngo mu gikwe wowe nande ufite boyfriend? Amubwira ati no, na boyfriend mfite ariko maybe ko nshaka kumubona, nabibwirwa n'iki se? Oh okay, ntacyo bitwaye. Ubwo igihe cya Edmo cyo kugenda cyarageze, bamuherekeza kuri airport. Uwo muhungu wazanye na Nicole yasezeye Edmo. Mu gihe agiye gusezera Edmo agiye gusezera Nicole yaramurebye, bose amarira arashoka. Edmo yarihindukiye areba inyuma, arangije agarukana impeta, arapfukama aramubwira ati oh, will you be my girlfriend? Nicole byaramurenze, ararira cyane. Yarahindukiye areba Doxa mushuti we, aramubwira ati say yes bro, say yes. Aramubwira ati okay. Nubwo yaremeye, baramwambika iyo mpeta, barahoberana. Anje ambwira uburyo amukunda, nawe abwira uburyo amukunda, nyine n'ubundi bakundanye kuva kera, ubuzima bwabo gusa nyine bakajya babitinzatinza. Gusa buri umwe wese yifuzaga ko mugenzi we ari we utera iya mbere yo kuvuga ko akunda mugenzi we, ariko umukobwa ari we Nicole yakomeje kwihagararaho cyane bitewe n'indangagaciro cyangwa se na principles yagenderaho. Ubwo Edmo yuriye indege aragenda, yageze hanze atangira gukora nk'ibisanzwe. Nicole nawe yagumye muri iyo country akomeza gukora, bakazajya bavugana ariko ntibahwemaga kuvugana. Buri gihe nimugoroba video call, ntibahwemaga kuganira ibyabo, bari gushaka kumenya ahazaza habo. Byari ibintu ubona ko biraryoshye pe. Haciyeho igihe kitarenze n'amezi 5, Nicole nawe yaje kubona ibyangombwa ajya mu kindi gihugu ariko kiri difera n'icy'umuhungu arimo. Umuhungu yarababaye cyane kuba umukobwa agiye kujya mu kindi gihugu atarasanzwe azi, noneho n'umuhungu ari mu kindi, wenda icyo yari arimo yarapfa kuba nkaho agitrustinze azi abantu n'icyaha agiye ntabazi, biramutusha cyane. Nibwo yaje kwandikira Nicole, aramubwira ati se Nicole ko nifuza yuko dukorana ubukwe. Nicole aramubwira ati uri serious? Aramubwira ati yego I'm serious, buri munsi ngiye nkubwiye ikintu mba ndi seriye. Oh my god, nari kuri kujokinga frame njyewe shako numva se ntari ready. Aje aramubwira ati are you not ready? Aramubwira ati yego ntabwo ndi ready pe. Edmo musubirishamo like uri serious, ntabwo uri ready yo gukora marriage? Aramubwira ati yes, nyine reka nkubwire impamvu, you know I'm still young right, so now mbonye opportunity yo kuba najya gukora outside of the country, okay, kugira ngo mbashe kuba natera imbere muri financial, sibyo, and mentally nkahura n'abandi bantu bashyashya, kugira ngo mbone ubushobozi, wenda niba na ngombwa tuzabane twese dufite ubushobozi. Edmo aramubwira ati no, ntabwo ngiye mbishaka, ngiye mfite ubushobozi, so njyewe ndifuza ko dukora ubukwe, niwanga ko dukora ubukwe tutadutandukana.
Nicole aramubwira ati like you are not serious. Ni ukuri ntabwo unyifuriza iterambere pe, ni gute ushaka kumva yuko ngiye mu yindi country, sibyo? Kuba naba mbonye ayo mahirwe nkagenda nkajya kuba nakorera ubuzima bwanjye nkabanza nkiteza imbere, sibyo? Nkabanza nkahaga ubukobwa, sibyo? Nkabanza nanjye nkagira aho ngera. None uri kwanga nose ubwo ngubwo kuri kumbwira ngo urihagije, hanyuma uramutse ugize ikibazo aka kazi niteshejwe nkakabura, nawe ubwawe nkakubura, byagenda gute? Ko nubwo waba ufite amafaranga ngahe kuri konte twayakoresha igihe kingana ute kikarangira, ubwo se ubwo uramutse unteye inda cyangwa se ubushobozi bukanga se cyangwa ukagira ikindi kibazo runaka, what do you think? Ambwira ati nonge nta kibazo nzagira, njya mu ready, please will you marry me? Niko arangije aramwumva arambwira ati okay, reka njye nguhe igisubizo cyanjye cya nyuma. Ntabwo ndi ready gukora marriage. Nimba udashobora kwihanganira yuko wantegereza byibuza tukiha nk'imyaka 2 cyangwa 3 iri imbere tukabikora tukabana, nta kibazo njye dutandukane. Edmo&Nicole ambwira ati are you serious, urashaka ko dutandukana? Niko arangije aramwumva arambwira ati reka nkubwire, sibyo? Kuba ngukunda ndagukunda pe, and kuba nabana nawe nabyo ndabyifuza kuko mba numva nta wundi nabana nawe, ariko ibintu byo kunshyira kuri pressure ngo nuko ufite ubushobozi hanyuma ngiye nkajya mpora muri nsaba buri kimwe cyose, ngaho umunyu wakize, ngaho iki n'iki stock yashize, ibiki n'ibiki, ngiye nta kintu na kimwe nshobora kuba nakora. No, uwo ngo ntago ari Nicole. Niba udashaka kunyumva nanjye ubwanjye, please komeza inzira zawe nanjye nkomeze izanjye. Edmo&Nicole arambwira ati uri seri? Arambwira ati ndi seri. Okay, ntuzongere kumvugisha. Edmo&Nicole yahise amubwira arambwira ati ntuzongere kumvugisha, uhita usiba nimero zanjye kandi unsibe no mu buzima bwawe. Nicole yarasetse cyane aramubwira ati njye nagukunze ntabiteganyije, ni ibintu byizanye ntabizi, sibyo? Niba we wumva yuko ushaka gusiba nimero yanjye ukananyibagiza ubikore, njyewe nimba mbuje kukuvugisha yego nzareka kukuvugisha, ariko I have your photos, mfite amafoto yawe, mfite many memories twagiranye, so genda nta kibazo, nzakomeza nibuka ibi ngibi, and then bimara kunshima nkabona ko meze neza, nta kibazo nzashaka undi mukunzi. Edmo yumva biramucanze, yahise amukupa aramubroka, aravuga ati oh my god, no mukobwa ni igicucu kabisa, ngiye mwingingire kubana nawe narangiza byange. Akuzi ko abakobwa b'iki gihe bibonye, uretse azashaka umushaka mu buri, kanze nishakira undi mwana twiteretanira. Ubwo ngubwo Edmo yakomeje ubuzima bwe, ndetse na Nicole akomeza ubuzima bwe mu kindi gihugu. Nicole yaragiye abaho atuje, yumva ko ibintu bimubayeho nta byacitse, yarakomeje ahiga ubuzima, aragenda aracya, aragenda ubuzima bwe busubiza kuri gahunda, aragenda araba umuntu ukomeye, atangira kuba umunyamakuru urenze, atangira kuba umwavoka urenze, hahandi bahoraga bamutumira ku ma social media, bamutumira ku ma internet, yarabaye icyitegererezo mu kindi gihugu. Hari hashize like nk'umwaka wose. Umunsi umwe Edmo yari avuye mu kazi yicaye muri salo ari gufata udusnacks ndetse ari no kunywa amata, nibwo yarebye kuri televiziyo abona umuntu uri gutanga ikiganiro. Ni Nicole, yarahindutse yabaye umuntu mukuru, umukobwa mwiza ushimishije. Edmo yaramurebye aravuga ati wow, ko yahise aba mwiza se kurushaho. Gusa ubu yanyemerara, ariko ndabizi yarankundaga cyane. Ndagenda mwinginge wenda ngerageze like nk'amezi nk'atanu azaba yamajije kunkunda. Ubwo hari haciyeho umwaka wose batavugana nta na kimwe, gusa Nicole yaratuje mu bintu bye byose, nta wundi muntu yigeze yinjiza mu buzima bwe, ari gusurvivinga like ari guhasolinga her life, nta kindi kintu kigize icyo mubwire, gusa enjoyingana n'abashuti be nk'uko bisanzwe. Naho Edmo yarinjije abakobwa benshi mu buzima bwe, umwinjiramo bagashwana, undi yinjiramo bagashwana, bitewe n'uburyo Edmo yumvaga yuko ikintu cyose ashaka agomba kukibona, ntamenye kuba yaha undi muntu uburenganzira bwo kuba yakafodinga like her right. Ari ibintu ubona ko bidasanzwe. Umunsi umwe Nicole yari aryamye atuje
ariko medita ubona ko ntagasinziriye, aryamye agaramye ku buriri ariko umva uturirimbo dutuje. Mu kanya nk'ako guhumbya yabonye umuntu umwandikiye, arebye abona ni Edmo. Yarasetse cyane aravuga ati si uyu nguyu uko yagiye yananyishitinge ariko umva ashaka iki. Yari yamwandikiye ati hayi, undi yamusubije ati hayi. Hacaho nk'iminsi 2 undi ataragira icyo asubiza. Edmo arongera arandika aravuga ati ese nyuma ya hayi nta n'ikindi kintu ushaka kurenzaho? Nicole yarasetse cyane aravuga ati se hanyuma njyewe ko njye ntacyo narengejeho, weho niwe wabaye excited yo kumvugisha, why not tutarengejeho ibindi? Ni gute wumvaga ko njye nshaka kurenzaho ibindi? I'm not excited to talk to you as you tell me last day, okay? Nk'uko wabimbwiye. Oh my god, iki ni icyongereza cyangwa okay fine, nyine nk'uko wabimbwiye ushize. Edmo arangije aratuza yumva ko nyine ari mu mafuti kandi umukobwa yararakaye, aramubwira ati sha sorry, nyine impamvu nakwandikiye ejo ni nakubonye kuri televiziyo numva wawe ndagukumbuye, numva nshaka kuba nakongera kugumana nawe mu buzima bwa buri munsi. Nicole yaramusetse cyane aramubwira ati ibyo ni ibyifuzo byawe. Amubwira ati yego ni icyifuzo cyanjye. Nicole arangije aramubwira ati okay wampaye nk'amezi nk'abiri se nkabitekerezaho. Amubwira ati wait, amezi 2? Nose ubwo amezi 2 uzaba uri gutekerezaho iki? Nicole aramuseka cyane aramubwira ati se gutekereza si uburenganzira bwanjye? Ni wewe ujya kubivamo wabivuyemo, so unagarutse uje kubinsaba, so you have to wait. Ufite kuntegereza nkagusubiza cyangwa se nanagusubiza, ni uburenganzira bwanjye. Okay fine, ntacyo bitwaye, basi tuzajya tuvugana nk'ibisanzwe. Ambwira ati it depends, bizajya biterwa. Ninumva ndi muri mood yo kuvugana nawe we can talk, ninumva ntari muri mood it's okay, sibyo? Ntubigire big deal. Ubwo baganiriyeho utwo tunota dukeya gusa ubona ko Nicole yamubwiye mu buryo bwose bushoboka, ariko nyine like Edmo nk'umuntu uzi icyo ashaka, afite gutuza, ushaka inka aryama nka nyirayo, yaratuje nyine. Ubwo hahise hacamo iminsi 2 batavugana, Nicole nta n'ikintu bimubwiye. Edmo arangije arongera aramwandikira aramubwira ati ese nta nubwo ushobora kunyandikira? Arambwira ati please come on, you like wanyiciye umutima, like umutima wanjye warawubreakinze, so you have to give me time. Ufite ko mu mwanya kugira ngo nisuganye, sibyo? Winshyiraho pressure, right? Kukuvugisha no kutakuvugisha ni uburenganzira bwanjye. Okay fine, basi wari umeze neza sheri wanjye? Nicole aramubwira ati please I'm Nicole, you have to call me Nicole, sibyo? Ibintu bya sheri wapi, just weho tuza mbanze nsubire muri mood, unyite izina ryanjye nk'ibisanzwe, so ntukomeze kumpushinga cyane. Ambwira ati okay fine, ntacyo bitwaye. Noneho Nicole byaramurenze nyine, aratuza akomeza gutekereza cyane kuri Edmo, ariko aravuga ati no way, yatakaje amahirwe umwaka wose nari nkimutegereje. Nyuma y'umwaka nadesize yuko niyo yagaruka ntakongera, bitavuze yuko mwanze, ahubwo nzafata umwanzuro wo kujya mu yindi relationship after 2.5 years. Ubwo bakomeje kubanaho muri ubwo buzima nk'ibisanzwe. Edmo akomeza guhatiriza, amezi 3 yashize nta kintu Nicole aramubwira, anarashira atanarashira. Edmo noneho atangira gukunda noneho bya nyabyo Nicole. Iyo umuntu akwima time, iyo umuntu akwiryaho, urushaho gukomeza kumusatira. Umunsi umwe Nicole nibwo yaje guhamagara Edmo, aramubwira ati tuze kugirana like a small conversation like 7 p.m. Ambwira ati okay nta kibazo ndaba mpari. Ubwo saa 9 z'ijoro zigeze baravuganye, arangije aramubaza ese wigeze unkumbura? Edmo aramubwira ati mu by'ukuri sinavuga ngo sinagukumbuye, naragutekerezaga pe,
ariko nyine naje gutereta abandi, gusa nyuma nkajya mbona ntabwo biri kuvamo niweho wanjye. Noneho rimwe nibwo naje kukubona kuri interineti cyangwa se ku mateleviziyo uri gutanga ibiganiro, numva noneho ngukumbuye birushijeho, nibwo nahise nkwandikira. Ni ukuri naragukunze kandi n'ubu ndacyagukunda Nicole mwiza. Nicole yarasetse cyane arambwira ati okay listen to me, just ntega amatwi gatoya nkubwire. Edmo yarishimye cyane nk'umuntu ugiye kurisivinga like a good news. Yarishimye aravuga ati I'm waiting for you, nukuri ndagutegereje, and nukuri nanaguteza amatwi numva icyo ushaka kumbwira cyose. Nicole yarambwiye ati njyewe nagutekereje igihe cyose, nagutegereje umwaka wose, numva yuko uzongera ukanyandikira cyangwa se ukambwira ati hi my love, naragutegereje igihe kinini cyose gishoboka ariko ntibyakunda. Muri icyo gihe nagutegerereje nahoraga ndeba amafoto yawe, ndeba na memories zawe. Rimwe nibwo naje kwicara ndavuga ati se kubera iki ndi muri ibi ngibi, ndiyakira. Gusa nyuma nza kubona uranyandikiye, mbona uransuhuje, wifuje yuko dusubirana. Mu by'ukuri kubona unyandikira byaranshimishije, numvishe yuko wenda wasubije ubwenge ku gihe. Edmo yakomeje kwishimamo gake yumva ko bagiye kumubwira inkuru nziza. Nicole yarakomeje aramubwira ati ni ukuri Edmo ntabwo nigeze nkwanga, n'ubu si nkwanga, ariko kuvugana nanjye ari uko wabonye ifoto yanjye cyangwa se ari uko nkumbuye utankumbura buri munsi, ibyo bintu nta kintu bivuze pe. So we can be friend, njye ntabwo naba umukunzi nawe. Edmo yatangiye kuba arambwira ati come on please, can you change your mind? Niko arambwira ati no, ntabwo njye na changing a mind, namaze umwaka wose ngutegereje. Ukimara kumbwira yuko ntabwo uzongera kumvugisha nsibe nimero yanjye ukahita umbloka n'iki, njyewe iyo tariki narayifashe ndayandika ahantu ndayisevinga, ndavuga ati itariki nk'iyi umwaka utaha ukwezi nk'uku nibwo nzafata umwanzuro wa nyawo nk'uwo nawe wafashe. Rero umwanzuro narangije kuwufata yuko njye ntabwo nshaka kubana nawe nk'umuntu w'impubutsi nkawe, umuntu dushaka kutumvikana akantu na gato, umuntu utishimira iterambere ryanjye, ubundi ndangiza mfata ubuzima bwanjye mukubitaho nkaho nje kubana nawe. Ayino twarakundanye, wankoreye byinshi byiza, dufitanye na big memories, ariko nyuma yo kukubona neza uwo uri we ntabwo nshobora gucuzinga to live with you, ntabwo njye nahitamo kubana nawe, and I'm sorry. Sibyo, ukomeze ujye komeza wirukanke muri abo bakobwa. Gusa icyo nakubwira, kuva twatandukana njye ntabwo ndagira a boyfriend, and nta nubwo nteganya no kumugira vuba. Ndacyagukunda ndabizi, ariko kuba ngukunda ntabwo binyemera kuba nabana nawe, and ntabwo nkeneye kongera kumakinga memories with you. Nk'uko wabinsabye, kora ubuzima bwawe nanjye nkora ubwanjye. If you know possible, you have to stay away from me. Uzaba umfashije cyane kandi uzaba ukoze igikorwa cy'ubutwari. Gusa naragukunze kandi narakubashye, uzakomeze kugira ibihe byiza. Njye nzongera kugira boyfriend like njye ndabura ubu ngubu umwaka umwe n'amezi nk'atatu. Kandi uzagira ibihe byiza. Gusa next time nubona umukobwa kwemereye mugakundana akaguha agaciro akakwerekana mu nshuti ze, ujye umuha agaciro kuko ntabwo uzi ibitambo aba yatambye. Ikindi ujye umenya kurespectinga like ibitekerezo by'umupatena wawe. Ikindi ntabwo wabaho wihagije, ibintu byo gufuha cyane ntabwo bikora, sibyo? So bye. Edmo yabuze icyo arenzaho, arambwira ati please wambabariye, arambwira ati no ntabwo bishoboka, ahubwo kugira ngo to wasting a time, let me say goodbye and I love you Edmo, kandi sinzakwibagirwa, niwe mukunzi wanjye wa mbere, and I will try my best. Nzabona undi, sibyo? Kandi nawe uzabona undi, I know, kandi ntituzangane, ntituzaba abanzi.
ubwo bahise basozanya barakupa, buri wese ku ruhande rumwe ararira. Nicole nibwo yarize cyane ko nibwo yarafashe umwanzuro, ararira biramurenga. Gusa hadaciyeho igihe yariyakiriye ndetse na Edmo aza kwiyakira. Nicole yaje kwandikira Edmo aramubwira ati now I think you are okay, ndakeka ubu ngubu noneho umeze neza. Edmo aramubwira ati come on bro, don't talk to me again, ntabwo ngikeneye kuvugana nawe. Aramubwira ati okay it's fine, so bye, ibihe byiza. Ubwo bahise basezeranaho, umwe akomeza ubuzima bwe n'undi akomeza ubundi. I love you.